none si yo Mana idatanga amafaranga nzayikurikira imarira iki? Yesu atanga byose nyine reka nze mu mpamvu zose. ushobora kuba utayibonye reba hano yambaye ubusa atanga byose mu mpamvu ari zose nahado Yesu atanga byose mu mpamvu zose hakundi kuntu bigenze Yesu ngaho ngira inama ukuntu nabona amafaranga Yesu niba yayamba. Yesu atanga byose mu mpamvu zose aho ndakumva rwose. Gutanga aguha amafaranga icyo ni gito cyane kiranaciriritse ahubwo naguha byose mu mpamvu zose uzaba uwe kandi uzaba umutunzi mu mpamvu zo gutunga byose ukwiriye gutunga mu izina rya Kristo Yesu. Uwe pantari imirantoga ankubwira rero wa mugabo urabizi twari turi inshuti igihe twajya duhurira ahandi ngewe musigaye rero narabaye umuntu rwose wisomera ku gacupa nk'utuntu twose numva mbonye urukumbwiriza ubutumwa bwiza ariko ubaho bigereye niba uzi ko Imana uzagumye mbwira itama amafaranga ntimpa ubutunzi ntimpiki agakiza ukaba utambwiye igihe kagarukiraho nta mupaka gafite ngo rugumya nsenga nkagwa kuri manyakora nkabona murimo muri tera hejuru ngewe ndakureka dutandukane ukizwe ukwawe nayo ingenda ukwaye nzajya kwishakira abo duhuye. Ibya Yesu rero ntago bisa n'amasazi kuko isazi ziganaho umwanduri ahubwo ibya Yesu iyo yabonye yuko imizinga yuzuye mu buki ahubwo atanga ubuki ku bana. Utangiye kureba nka bya bini ngo mbonyemo amasazi ngewe oya ntago ari cyo navuze ahubwo navuze ko ikitari cya Yesu ahubwo ziza yamenyekana muri iki mumubwirira nshire muri ikofa amafaranga. Yesu ntashyira hano mu ikofi dore nta kintu kirimo bwira Yesu ashiremo hano Yesu ntashyira mu ikofi nayumva neza kuko ayo mu ikofi ni make cyane kandi ayo mu ikofi nayita ubusa n'ubusambo ahubwo Yesu lamende ubusambo ndi kugira ngo Imana yawe impa amafaranga. Yesu agusakareho ubuntu bwe agusakareho imbabazi ze kandi lamende for the sudden shy aguha amaboko ye. Umva reka nigendere iyi Mana yanyu ngwinzira itagaragara reka ngutumeyo uzagenda uyimbwirire ngo niza ikanzanira amafaranga ikanzanira abagore beza ikanzanira ubutunzi ikanzanira za nshuti dusangira bya bindi numva nshaka uzajye wagaruka umbwiriza ubutumwa bwiza naho ubu ngubu ntago nkeneye ndumva uri muri kiri babandi ngaho bayikomereza ibyawe ubutumwa bw'ubushukanyi ntabwo nta kibazo ahubwo gumana ibyawe ugumana ubutumwa bw'ubushukanyi bye azampa mu gihe kingana iki? Yesu akora uyu munsi ndetse n'iteka ryose. None nzamwizera mu gihe kingana iki? Ijambo riravuga ngo niwumva ijwi ry'Uwiteka ntiwinangire umutima. Hari ibintu bibiri nkubajije. Kimwe azampa amafaranga mu gihe kingana iki? Navuze ngo Yesu akora uyu munsi ndetse n'iteka ryose. Kabiri ese nininjira muri ako gakiza mu mbwira ngakorera iyo Mana uvuga iruhura abarushye n'abaremerewe nzayikorera mu gihe kingana iki ku buryo yumva imaze kuba navango nk'uko niba umuntu atangiye akazi ashobora gusoza none nzayizera mu gihe kingana iki? Ni ukwezi kumwe n'abiri n'atatu yenda ngo ndekeraho kuko ngiye byo kugumya ngo nsenga Imana buri munsi numva muvuga ntago nabishobora umbwira igihe niba ntacyo ugumye ukizwe wenyine. Hanyuma nyakabyizi n'abapagasi Yesu yabahaye nuvuga ngo yabahembye nuvuga ngo yabahembye impuha uranyumva nuvuga ngo nyakabyizi n'abapagasi umwami w'amahoro cyangwa umwami w'abami Yesu Kristo yabahembye iki inkuru z'impuha ariko remende for the sudden shy abagumye ku birenge bye yabarinze inkuru z'impimbano ahubwo abegereza inkuru nziza. Mugenzo ragana mwijuru ojoto deraye umukozi w'Imana amahoro ariko duherukana cya gihe ese ubwatsi ukunda kubutemberamo cyane ariko cyane Mana ishimwe cyane ndakwishimiye ariko amina hase ko none n'ugucyo uruhanga ruri kuyaga bimeze bite ni imbabazi za Yesu. None se waruje kongera gutakira igihugu n'abaturarwanda ndetse n'ibihugu byo hanze n'abaturage? Ni ukuri Yesu akunda abantu yapfiriye akunda abantu yapfiriye noneho ntago umuntu se wabakunda umuntu ntiyabakunda kuko nta maboko y'umuntu akiza amagara hano numve neza ibyo na yuwo Yesu wahindutse Kristo ku musaraba kugira ngo Yesu nawe akize nuko byasabye kuboneka mu isi yitwa Yesu ariko yambara kuba Kristo ku musaraba kugira ngo agukize nawe. None se buriya abantu bose niko yabapfiriye cyangwa
abantu niko bose yabapfiriye ariko bose siko bakijijwe. Ariko abarokore murabeshya. Abarokore ikibi cyane. Nose Imana ubona ko yapfiriye abantu bose. Nkuko bivuga. Yapfiriye abantu bose ariko abantu bahitamo urupfu. None se ubuse we ntago urupfu waruhisemo. Urupfu ntabwo naruhisemo kuko iyo nza kuruhitamo ntabwo nari kuvuga ngo mugenzuraga mwijuru he. Wese uduhuye umugenzi uri kujya mwijuru. Nyine iyi nzira uri kujyamo duhuriyemo hano uri kujya mwijuru. Yobora amahoro he. Ojomo hangamaso. Nose uko ari nge turi kurebana ni Yesu. Ojomo hangamaso Yesu he. Hujumu hangamaso nisetiye. Oya buretse gunsakuriza. Hajari ureke. Iyi nzira unyuzemo nijya mwijuru cyangwa nijya mu kuri isi. Na nijoro. Ibyo utareba Imana ibindebesha neza. Kandi icyo utumva ntibivuze ko Yesu atakimpishuriye mu kuri. Ijambo umvuko ijambo rivuga Imana ibwira Yesaya yaramubwiye hano mu bice 6:9 n'icumi. Yesaya ni murumuna wanjye. Umugeranya n'uwo gutese. Ni murumuna wanjye ndigarafurere we. Ariko iyo Mana muvuga buri munsi mirwa muba ngo Imana ubusuri mwijuru. Uri mwijuru cyangwa uri hano. Ndirimo cyane kubera yuko impamvu ubona ururimi rw'isi Yesu yararunyambuye. Ahubwo asigira ururimi rwe. Nta nubwo yansigira ururimi rwe. Dore muvandimwe Imana yaciba mu mafaranga. Muri business dukora iba muri buri kimwe ahubwo uze kuza nkwereke business mba mfite. Nayo Mana mwirirwa mukajya hariya mu mwirwa muvangwa Imana. Iyo Mana rero ntago ngewe nyumva kuko ibintu byanyu by'abarokore none ndabirambiwe. Ubuse niki wambwira cyo ku Mana? Icyo tumva rero nicyo cyari kuzakubera izahabu. Yesu ni zahabu ihishwe. Yesu no butunzi bukomeye. Zahabu barayicukura hara mu kirombe n'ubu niho mvuye. Iyo ngiyo ni zahabu iri persable, donc ni zahabu y'igihe gito. Hanyuma Kristo Yesu aruse zahabu, aruse diama, aruse ibyitwa kandi amafaranga mbese ni ibikangisho. Kandi urumva Imana ntigeze ngikangisha Yesu, ahubwo ngo yakunze abari mu isi kugira ngo ibakirishe. Uwo Yesu yemeye kwambika kuba Kristo. Ni Yesu wemera kubambwa. Reka mbyumve negeye hirya, ni Yesu wemera kubambwa kandi akabambwa n'impamvu z'ukuri. Yesu ntabwo yigeze abambwa n'impamvu z'ikinyoma, ahubwo yabambwe n'impamvu zo gukiza. Vuga gahoro iyo Mana yanyu ntabwo yapfuye. Niba yarapfuye amatwi simbizi. Tuvuga gahoro. Imana ntisa n'amatwi, ahubwo ni Imana. Gera hino ariko bimbwire numva uri aho ngaho. Imana irumva. Umugabo umwe ngo yabyaye umwana mubyaranye n'inshoreke y'umukobwa mwiza witwa Sara. Ese Imana nayo igibyara. Ahubwo nuvuga ngo ntigira ibibyarwa ahubwo. Yesu abyarira. Imana ibyarira mu kuri. Noneho igira ibibyarirana. No, Yesu Imana ibyarira mu kuri. Kandi uko kuri nakubwiye ko ari Yesu wabaye Kristo. Hanyuma rero aba Yesu numva ndabura yanshaka kumva muri izima buri. Aba Yesu rero ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza he riba marumu babaroho. Wakwereka amafaranga iyo nyafite ukuntu numva ameze neza. Nongeye kukuririmbira akantu wihangane kandi wihangane ukumve neza. Upfa kuba ukaririmba gahoro kuko ndakaririmba gahoro. Urusaku rw'abarukorerwa nyururandamye. Ndakaririmba gahoro. Karavuga ngo ni akantu keza cyane ngiye kukuririmbira ubwo uvuze utyo. Ndakaririmbana kandi gutuza no gutungana ndetse rwose no kwitonda gukomeye. Karavuze ngo karavuze kati karagira kati urwana intambara nziza he. Kristo n'imbaraga zawe niseti amafaranga fatoboge ngwaguha yaniseti cyo kurya we ngo niyo bari bumubwira ariko ambanze numva fatoboge ngwaguha yaniseti ngo ubuguheshe byesemo usiganirwaho Yesu ho yicaye agutegereje aniseti niwe ngiye kureba kuko ntabwo niwe nzira kandi niwe ihembo byo kurusha niwe ngiye kureba se niwe nzira kandi
bihembo byo kurushanwa wabujijwe kwiganyira ye wizere gusa ubuno bwe uzabona urukundo rwe kwari rwo rukubeshaho ubuse ntabwo ujya wiganya uzabona urukundo rwa nisetsi kwari rwo rukubeshaho ntutinyewe rekeraho ibyo abakorenda bihaze ntahinduka aragukunda Yesu ni byose umufite ntacyo wabasha gukena. Hano ijambo riravuze ngo Yesu ni byose umufite. Hanyuma ayo mafaranga avuze umwanda. Uwo Yesu aba hehe, atuye he, Yesu abaho utareba kandi ahuri arahari. Yesu abaho nyine utari, akanakorera aho utari, akanavugira aho utari. Cyakoze ugire ubu wakumva kuvuga kwe kandi wabona impamvu z'imirimo ye, kuko imbabazi Yesu yazerekanye ku musaraba igorogota ngo mwese abarushye n'abaremewe musange ndabaruhura. ni uwo wenyine wabasha kuvuga iryo jambo ry'ubutware n'imbaraga no gukomera n'icyubahiro. Rero uwo Yesu niwe wagabanye byose mu mpamvu zose, kandi uwo Yesu niwe twuzuriramo mu mpamvu zose ziduhesha kubona ibyo dukwiriye kwambara cyangwa kubona cyangwa mukuri kose. Reka nze nzana agatwaro nari nshyize hano inyuma. Urambwiraho gatoya. Reka nze. Karibu cyane. Karibu cyane, karibu cyane. Ngaho wambwiraho gato nkikomeza kuko mfite urugendo ngiyemo. Icyambere Yesu ni umwami w'amahoro, kandi mu kwima kwa Kristo Yesu nta ruhare rw'umuntu rwabibonetsemo, ahubwo ni Yesu waboneje umucyo ku muntu kugira ngo umwijima uhunge umuntu abonejeho ubugingo bwe. Rero ni ukuvuga ngo ubugingo Yesu atanga ntiburushya umugenzi, ahubwo buruhura umutima w'ugenda anugendana ingeso zo kubaha Imana no kumvira Imana. None si yo Mana numvisha uvuze muri iyo ndirimbo ngo ni uruhura, namusanga he yenda ngo ko hari murumuna wanjye urushye kugira ngo yenda ngo ijambo riravuga ngo aho twamusanga tepene for the sadene shadele vasa. Byiza cyane, Imana iguhe urwo rurimi uraruhishwe. Ntago ari Ikinyarwanda ariko si n'Igifaransa si n'Icyongereza si n'ikirimi, ahubwo ni ukuvuga mu mpamvu zo kuvugana ubufindo bw'umwuka we. Hanyuma kabiri numva ari byinshi. Hanyuma kabiri rero ni ukuvuga ngo uwo Yesu, ijambo aravuga ngo niwatuza akanwa kawe ukizeza umutima wawe ko Yesu Kristo ari umwami ngo uzakizwa. Ngo kuko nyine ngo akanwa ariko umuntu yatuza akizeza umutima akabarwaho gukira. Ntabwo rero biva mu mirimo. Yesu urumva nta kubwira ngo ikorera amabuye kugira ngo ukire. Nkavuga gakeya cyangwa ureke nigendere. Kandi rega ngo tunahoze duhoze kugira ngo mufashwe, ariko tunasaze dusaze kubw'imbaraga z'umwuka wera. Rero Yesu atanga imbaraga mu mpamvu zo kuvuga, akanatanga n'impamvu zo gutuma. Uburyo azimpaye nagutimbura neza. Yesu rero ntiyaduhaye bene izo, ahubwo yaduhaye izo gucecekesha ikiyoka n'ikinyoma. Nizo ngenderamo ko ntayo nigeze mbona se. Yesu ni urwana intambara, izo utareba ndetse n'izo wabasha kureba. Nose ubu harahirya harahirya mpuye n'umusinzi. Yego, urumva atoye ibuye ashaka kuri nkubita nkijijwe n'amaguru. Uwo Yesu kuki atahabonetse ngo aza ntabare? Yesu ahubwo ni ukuvuga ngo niwe uruhura abaruhiye mu businzi. Yesu niwe uruhura abaruhira mu busambanyi. Yesu niwe uruhura umusinzi mpuye nawe hari imitima y'abibone n'abishyira hejuru. Kandi Yesu niwe ngabo, Yesu niwe jambo, Yesu niwe gukira. Kandi naho nahuye n'umujura yari yitwaje ibyuma anyambura ishakoshi. Uwo Yesu ko ntigeze mubona ngo aze antabare, uwo Yesu uvuga yayingarurira kaka. Ijambo riravuga ngo ibyago n'amakuba biri mu nzira y'umugenzi, ngo ariko Yesu amukiza muri ibyo byose. Wakamburwa ibyo ngibyo, ariko ijambo riravuga ngo izanabaha ibyo inzige na kagungu zangabo ngo Imana yari yagize. Niko Yoweri yari yahanuye hano mu bice 2:28.
rero ntacyo urumva ijambo rijya rinavuga ngo muziterere hejuru nibabanyaga ibyanyu byo mutunze kubw'ubutumwa ubwo wowe batishe ubugingo bwawe. Uyu munsi wa none wakira ikiruse ibyo wambuwe, kuko Yesu aruta ibyo byose. Nakubwiye ko Yesu aruta icyitwa izahabu ngo yo muri Ofiri, n'izahabu nziza yamenyekana muri iki. Mumubwirira nshyire muri ikofi amafaranga. Yesu ntashyira hano mu ikofi. Dore nta kintu kirimo. Bwira Yesu ashyiremo hano. Yesu ntashyira mu ikofi neza. Kuko ayo mu ikofi ni make cyane. Kandi ayo mu ikofi nayita ubusa n'ubusambo, ahubwo Yesu lamende ubusambo ndi kugira ngo Imana yawe impa amafaranga. Yesu agusakareho ubuntu bwe, agusakareho imbabazi ze, kandi lamende for the sudden shy aguha amaboko ye. Naguha amaboko ye uzagira ibiruse iby'abatunga mu isi bagira. Niko bigenda. Yesu kandi ni umwami sha. None si yo Mana idatanga amafaranga nzayikurikira imarira iki? Yesu atanga byose reka nze mu mpamvu zose. Ushobora kuba utayibonye. Reba hano yambaye ubusa. Atanga byose mu mpamvu zose. Yesu atanga byose mu mpamvu zose. Hakundi kuntu bigenze. Ngaho ngira inama ukuntu nabona amafaranga Yesu niba yayamba. Yesu atanga byose mu mpamvu zose. Aho ndakumva rwose. Gutanga aguha amafaranga icyo ni gito cyane kiranaciriritse. Ahubwo naguha byose mu mpamvu zose. Uzaba uwe kandi uzaba umutunzi mu mpamvu zo gutunga byose ukwiriye gutunga mu izina rya Kristo Yesu. Azampa mu gihe kingana iki? Yesu akora uyu munsi ndetse n'iteka ryose. None nzamwizera mu gihe kingana iki? Ijambo riravuga ngo niwumva ijwi ry'Uwiteka ntiwinangire umutima. Hari ibintu bibiri nkubajije. Kimwe, azampa amafaranga mu gihe kingana iki? Navuze ngo Yesu akora uyu munsi ndetse n'iteka ryose. Kabiri, ese nininjira muri ako gakiza mu mbwira ngakorera iyo Mana uvuga iruhura abarushye n'abaremerewe, nzayikorera mu gihe kingana iki ku buryo yumva imaze kuba navango nk'uku niba umuntu atangiye akazi ashobora gusoza. None nzayizera mu gihe kingana iki? Ni ukwezi kumwe, n'abiri, n'atatu, yenda ngo ndekeraho? Kuko ngiye byo kugumya ngo nsenga Imana buri munsi numva muvuga ntago nabishobora. Umbwira igihe niba ntacyo ugumye ukizwe wenyine. Hanyuma nyakabyizi n'abapagasi Yesu yabahaye, nuvuga ngo yabahembye, nuvuga ngo yabahembye impuha. Uranyumva? Nuvuga ngo nyakabyizi n'abapagasi umwami w'amahoro cyangwa umwami w'abami Yesu Kristo yabahembye iki? Inkuru z'impuha. Ariko remende for the sudden shy abagumye ku birenge bye yabarinze inkuru z'impimbano, ahubwo abegereza inkuru nziza. Nakubwiye ngo ijambo rivuze ngo dore ese ngo ninde wizeye ubwo butumwa, niko ngo Yesaya yagize ngo ariko bwageze kuri bo ndetse bwarabegereye. Hanyuma ijambo riravuze ngo dore mu mpinga y'umusozi ibirenge byuzanye inkuru nziza kamamaza iby'amahoro. Inkuru nziza yazanye amafaranga se? Ntihariho amahoro azanwa n'amafaranga, ahubwo ayo mafaranga azana amakuru. Ikigaragaza yuko amafaranga ataguhesha amahoro ni uko ramende for the sudden icyo wari ufite. Iyo ufite Yesu uhinyura impamvu z'amakuru ndetse n'ibyago, akukuzurira mu mpamvu zihesha ubugingo. Ipantaro imirantoga. Nkubwire rero wa mugabo, urabizi twari turi inshuti igihe twajya duhurira ahantu. Ngewe musigaye rero narabaye umuntu rwose wisomera ku gacupa nk'utuntu twose numva mbonye urukumbwiriza ubutumwa bwiza. Ariko ubaho bigereye, niba uzi ko Imana yazagumye imbwira itama amafaranga ntimpa ubutunzi ntimpiki, agakiza ukaba utambwiye igihe kagarukiraho, nta mupaka gafite ngo rugumya nsenga nkabwa nimanya kora nkabona murimo muri tera hejuru, ngewe ndakureka dutandukane. Ukizwe ukwawe nayo ngenda ukwawe nzajya kwishakira abo duhuye. Ibya Yesu rero ntago bisa n'amasazi, kuko isazi ziganaho umwanduri. Ahubwo ibya Yesu iyo yabonye yuko imizinga yuzuye mu buki, ahubwo atanga ubuki ku bana. Kandi utangiye kwereka nka bya bindi ngo mbonyemo amasazi ngewe. Oya ntago ari cyo navuze, ahubwo navuze ko ikitari cya Yesu ahubwo gisa n'isarura ry'ikinyoma. Kandi isarura ry'ikinyoma ni umukungugu. Ariko repene for the side ngo imbuto zo gukiranuka, amahoro, ubugwaneza, kwicisha bugufi, urukundo, mbese n'ibindi byiza ngo bisa bityo, ngo ibisa bityo n'ukuri ntawe ubirwanya, ahubwo twishimira kubyuzuriramo. Cyo nari mvuze yuko nuko ikinyoma kidakwiriye umugenzi ugana mu gihugu cyitwa ijuru. Kuko waririmbye yavuze ngo iyusho twe nguyo binzira ye ogeto mbera Yesu nibwaza kugeza mu ijuru ye
usoho ramaho ro aniseti umva reka nigendere iyi mana yanyu ngwiyo nzira itagaragara reka ngutumeyo uzagenda uyimbwirire ngo niza ikanzanira amafaranga ikanzanira abagore beza ikanzanira ubutunzi ikanzanira za nshuti dusangira bya bindi numva nshaka uzajye wagaruka umbwiriza ubutumwa bwiza naho ubu ngubu ntago nkeneye ndumva uri muri kiri babandi ngaho bayikomereza ibyawe ubutumwa bw'ubushukanyi ntabwo nta kibazo ahubwo gumana ibyawe ugumane ubutumwa bw'ubushukanyi bye bye naho